Mu gitondo cyo kuri wa mbere mu gitondo Rayon Sport yitegura ikipe ya Police bazakina kuwa kane ngeze mu myitozo nsanga abatoza bari kuvugana n'umusore witwa Drissa Kuyate ariko mu myitozo nitegereje neza urabona neza umuntu wambaye imyenda y'imikara uri ubona n'umukinnyi mushyashya yitwa nde byose reka mbigukurikirane cyane ko ndi ku kibuga ubundi nguha amakuru azira impuha nshuti mukunzi wa Gikundiro igikaka gikano cy'imfizi njya nkubwira nti n'umbwizo nzaba wina makarama akaba nk'ibyatsi juru tureba umuzingo bazi kwandika bagahura nta watsinda ngavuga urukundo abakunzi ba Gikundiro bayikunda natwe tutara amakuru yo nta bunebwe tukagera ku kibuga aho bibera mbahaye ikaze cyane mu nzove nitwa MC John Brian kuri uyu wa mbere mu gitondo dore nuko nsanze ibintu bimeze reka tuganire mbaho bwino ubundi twinjire mu kiganiro ku buryo burambuye reba ko akoze subscribe tujyane inshuti yanjye ntuzongere kubana wabonye amahirwe yo kwiga icyongereza nakuzani EDH English Development Hub iri ni ishuri ryiza rya online rikwigisha icyongereza ugasobanukirwa drama ugasobanukirwa uko basoma icyongereza ugasobanukirwa uko bakiganira hamwe na mwarimu Gilbert uyu ntabikora nk'umuhashyi abikora nk'umuhamagaro yigana icyongereza na teacher Gilbert kuri YouTube channel ubundi usobanukirwa byinshi wow. Hey dear viewers of EDH, still this is teacher Gilbert. I'm happy to be with you. I'm happy to have you on EDH. We are going to nurture our skills together. Today's lesson is about common mistakes people make in English. If you make some mistakes and you don't know how to correct them, EDH is here for you. Guhera uyu munsi nawe wadidivuza icyongereza nk'uwakivukiyemo dusure kuri YouTube channel yacu ubundi dusangira ubumenyi murakaza neza. Alright, reka mbaye ikaze cyane mwarimu Gilbert cyangwa se Gilbert mwarimu mwiza cyane kwigisha icyongereza mu buryo bwiza cyane ugafata icyongereza ukakimenya yewe umuntu ugitangira gushaka ukimenya ariko ukaba utabonaga umwanya nyarukira kuri YouTube channel yitwa English Development Hub aho ngaho basha kubona amakuru amasomo ajyanye n'ururimi rw'icyongereza waba usanzwe ukizi agushaka kwihugura naho urakaza neza kugira ngo teacher Gilbert agufashe byisumbuyeho kugira ngo urushe kugenda usobanukirwa neza cyane mu buzima impambiro tizini n'ubumenyi ntako busa mbaye ikaze rero mwibuke ko yari Tuza TV gende MC John Brian turi kumwe cyane mu nzove aka kanya mu myitozo yo kuri wa mbere mu gitondo sinzi igihe urebereye iyi video ariko umenye ko yafashwe mu gitondo gusa nifashe nandi ma video nafashe minsi yashize kubera ko murabizi namwe ko gufata ama video menshi babitemewe hari ukuntu umuntu agira gutya akabona gato kugira ngo kamubere imbarutso kugira ngo abageze amakuru azira impuha mbaye ikaze rero mwese dusanye isoko n'isaso muri mu Rwanda no mahanga mu bindi bihugu bitandukanye mwese mwakoze subscribe abadukunda bamaze gukanda kuri sub kuri Tuza nyamuneka ndabashimiye nawe udukurikiye utarakandaho kaba ariko kanya ukadushyigikira reka mbaye ikaze ngeze mu nzove nsanga abasore bari muri warm up barimo barishyushya gake ariko nkubitamo ijisho mbona umusore wambaye imyenda y'imikara nawe niba umubona uramubona neza cyane uyu musore ntabwo mbyukuri ndamenya uwo ari we ntabwo ndamenya uwo ari we ntumve nkubwira ngo umukinnyi mushya ngo ubone nje nkuhimbira oya nugira undi guha amakuru ayaguhe cyangwa se tuyasangire muri comment ariko umukinnyi ndava hano mumenye byanze bikunze ko niyo cyanzinduye nazinduye no kuza kubaganirira kuri Gikundiro igikaka gikano cy'imfizi irimo ritegura igikombe cy'ubutwari kiri butangira tariki 28 birumvikana na 29 hari imikino igeza kuri ibiri igomba kuzaba muri iyo minsi uko ari ibiri reka ngaruke cyane ku mikino mu by'ukuri izaba mu gikombe cy'ubutwari ariko mbaye nkubwire ko Rayon Sport umukino usoza fazare yanganije n'ikipe ya Mukura igitego kimwe kuri kimwe ni Mukura yari ifite avantage yo kuba yatsinda Rayon Sport cyambere yakiriye kuri stade regional ya Muhanga biza kurangira Mukura yize gutya inabanza Rayon Sport igitego mu cya kabiri ndetse cyatsinzwe n'umusore twa Elitatu kuri kufra bateye kwizera Olivier Burukwa bigenza yari turutse ku makosa witwa Emery Bayisenga yarakoze mu by'ukuri yakoze engagement nk'umu defenseur ngakura umupira hakiri kare ndetse ashaka kuwusunika yegera imbere awutanga nabi awuhereza umuntu bakora ikosa iyo kufra witwa Elitatu aza kugira gutya ayimanika muri plafond Olivier yumva incundura ziseka gusa ubundi abareye bose avuga bati turarigushije noneho Mukura nagiye kutwogeraho burimiro gusa nibyagenze gutyo gukora Rayon Sport yahise subiza Mukura bitarenze iminota 2 yonyine umusore witwa Emery Bayisenga n'umundi yahise atsinda igitego kiza cyane yagiye gushyira ku mutwe umupira uca ku rutugu usa n'ufata ku rutugu ariko kijyamo umupira w'amaguru nyine nuko ugenda Mukura ibirishyuwe biza kurangira ari uyu gitego kimwe kuri kimwe ni Rayon Sport twabonanye impinduka zitandukanye z'umutoza Bruno Ferri mu mukino bangarijemo na Elmerek yari yarakinishije mu mutima wa defense witwa Rushema Chris ariko kuri inshuro bari bakinishemo witwa Emery Bayisenge bigaragara ko Bruno Ferri ashobora kuzagira amahitamo meza muri defense mu Misiri imbere igihe bano basore bazakomeza kuzamura urwego rwabo ni nacyo umutozo ubundi tuvugira ko ari umuhanga umutozo w'umuhanga iyo ashobora guhindura urwego rw'abakinnyi mu buryo bw'imikinire umutozo w'umuhanga iyo ashobora gufata umukinnyi umwe akamukura ku rwego rumwe akamushyira ku rundi mu rwego rw'iterambere rero witwa Bruno Ferri
ntekereza ko ari umwe mu mikoresho afite ikomeye yo kuba yagira gute yagira abakinnyi akura kuri level imwe mu bijyanye n'ubumenyi akabashyira ku yindi level mu bijyanye n'iterambere ryabo. So ubwo rero Mukura na Rayon Sport bagwamiswe gutyo, ariko noneho Rayon Sport ntabwo isinziriye, abafana bayo nabo ntabwo batuje, bahise mu itangazamakuru rwose bavuga bati twabyiboneye, ariko umutoza Bruno Ferry aracyakora amakosa, aracyaryamye ku basore be barimo witwa Joachim Vininho. Joachim Vininho ntabwo ari umukinnyi mu by'ukuri wo kubanzanyamo bitwa ba Toni Kitoga ndetse na Bedilo kandi bigira Imana, abo bose n'abakinnyi bakomeye Rayon Sport yaguze kandi bagomba kuyigira akamaro. Bati rero aracyafite akantu ko kuryama ku bakinnyi yazanye kugira ngo donc yerekane ko abakinnyi yazanye atabibeshyeho, ariko abakunzi ba Rayon Sport bakavuga bati reka ntabwo ari byo, nadakora impinduka natekura ayo marangamutima biraza kumubera isupu n'ibisusa kabisa, bimubera ibintu bibi cyane. Hanyuma rero icy'ingenzi wamenya ni kimwe, nuko ku rwanjye ruhande wenda uko mbibona nuko umutoza n'ubundi aracyagerageza kugenda yiga ekipe akantu ku kandi, kugenda yiga ekipe akantu ku kandi, mu by'ukuri arimo kugenda ushyiramo abakinnyi ubona bajyanye na style de jeu yawe, ndavuga umutoza ko niwe ubazwa resultat, hanyuma bitagenda nk'uko wabiteguye ukaba wabazwa nyine kamwe na kabiri, dore ko n'ubuyobozi bwa Rayon Sport namenye ko bumuriho kandi buvuga buti wa mutoza we dufashe rwose, yego turi gukurira mu irushanwa, buramubwira buti dore turimo turakurira mu irushanwa, turi gukora pre-season muri competition, ni ikibazo gikomeye cyane, ariko nawe kora uko ushoboye. Ntekereza ko Bruno Ferry nawe ntabwo aryamye, arabizi neza ko abareyo abafitiye ideni rikomeye, kandi arabizi ko gutsindira imitima y'abareyo kugira bagukunde ari uko ugomba gutsinda. Ibyo rero nawe arabizi, abareyo rero nabo bakwiye kwibwiza ukuri. Ejo nabigarutseho mu kiganiro nimugoroba, ndavuga na abareyo bavandimwe, uyu mutoza muri kumutera amabuye, muri kuvuga ko adashoboye, yewe atanashobotse ari kuryama ku bakinnyi be. Ese murumva mwebwe abahaye rezo ziwe mutazumva? Umuntu utaramana n'ikipe n'ukwezi na kumwe, umuntu uri muhanga n'amakipe yawe koze pre-season akitegura imikino mpuzamahanga akaba yima yikina cyangwa se andi yarayikinnye akaviramo aho yaragereye, umuntu umukinira mu makipe nk'aho yiteguye ari mushya n'ikipe ari nshya, murumva mu by'ukuri badafite rezo yo kubabwira ati nanjye nimundeke nitegure? Ese abarero ntibagiye kuzabura impano yo kwihangana bakajya bahora birukana bongera bagarura, bongera birukana bongera bagarura? Ibyo se byabamarira iki? Umutoza akwiye gukora amahitamo byo koko, akikuramo amarangamutima, agahitamo abakinnyi bajyanye n'urwego ikipe ikeneye kandi bashobora kuyiha umusaruro. Ntekereza ko nawe ari ibyo arimo atekereza, kuko nta kuntu umuntu yaba yaranze kujya gushyingura se witabye Imana ngo umbwire ko umuntu adafite ikintu ashaka muri ekipe. Ntabwo wambwira ko uyu mutoza yaba yaranze gufata ikiruhuko ashobora kwemererwa nk'umuntu wagize ibyago, umbwira ko arimo adebeka cyangwa arimo afyinata. Icyo mbona cyo ni uko witwa Vininho bakwiye kumutegura nk'umukinnyi wazagira akamaro, kuko nabonye afite tushe yo kuba yakina umupira, igisigaye ni integration, kwiyakira mu bandi akamenya ko akina n'abandi, ndetse n'umusore witwa Yannick Bangalari Tombo. Yannick Bangalari Tombo uyu ni umusore waje gukinishwa hagati mu kibuga cya Rayon Sport, ariko bigaragara ko mu by'ukuri ntabwo afite imbaraga zo gukompata nako zo gukompeta cyangwa zo guhangana hari mu kibuga hagati, n'ahantu basaba umukinnyi ufite igihaha. None Yannick Bangalari Tombo ko arimo akina zone, aho ibyo bintu bizakomeza kumukundira. Kuri inshuro akina na Mukura agiye mbona amakosa menshi, ndavuga ngo ubwo nyine umutoza niba atayibona biramureba, ariko uko biri kose akwiye kuba bibona, kuko nta mpamvu yo kugira ngo ukinishe umukinnyi nka Yannick Bangalari Tombo kandi ufite abakinnyi bagifite amaraso y'ubusore bashobora kwihuta kurusha Yannick. Afite Mable ntarindwa, sibyo? Uyu ni umukinnyi waza agakina, ashobora no kujya gutya akaba yahengeka, ariko n'abandi bakinnyi bakagenda babona umwanya b'abahanga barimo. Ntekereza ko Rayon Sport ntacyo cya Swad ifite uyu munsi, ifite abakinnyi ifite ibisubizo birenze kimwe kuri buri mwanya. Wenda reka tuze tureba wenda uko biza kugenda. Uyu mukinnyi we wenda mushya ndaza kumabwira uwo ari we nimara kumenya amazina yose ngiye kubahimbira, wenda mu yindi video ngafasha n'amareka mite nkabaha. Gusa ni Rayon Sport irimo yitegura Police. Police ni ikipe nziza, ni ikipe nziza, ni ikipe yamaze igihe kinini ku rutonde rwa shampiyona rw'agateganyo ariyo iruyoboye, ariko kuri inshuro yitwa Al Hilal yamaze kubikuraho. Ni Ben Musa umutoza wa Police uvuga uti jewe natwaye igikombe muri APR nashaka kugitwara muri Police. Ni Police yongeyemo abakinnyi bashya, barimo Pichu Ismail abareyo baramushatse, ndetse ibiganiro byarabaye ariko birangira adasinye nyine buryo ugiye ku isoko umuntu ufite igicuruzwa cyiwe nawe aguca amafaranga waba yafite nawe ukayishyura ukabona kucyegukana. Ni Police yongeyemo Rudasingwa Prince sore nawe yakina muri AS Kigali. Ni Police yongeyemo mu defenseur witwa Eze sore umunya Nigeria.
ni polisi nyine ikomeza kwitegura kandi igura abakinnyi beza bari muri shampiyona y'u Rwanda. So rero nukuvuga ngo Rayon Sport nayo niba ishaka ko gukina igikombe cy'ubutwari kandi ishaka gukina finale, birasaba ko itsindira ikipe ya polisi. Bitari ibyo ntaho kuyicikira handi hari. Le 28 kuwa gatatu APR izakina na AS Kigali, bukeye kuwa kane polisi ihure na Rayon Sport kuri Kigali Play Stadium. Yose imikino izajya basa 9 kubera yuko donc kuri stade Geneta yagize ikibazo ntabwo imikino nimugura barongera kongera kuba batanga green light yo kuba abantu bayikina cyangwa se bakina kuri amasaha. Icyo kwishimira ni kimwe, uyu musore twa Kwizera Olivier Kishweka, uyu nguyu muri kureba ni umusore imuhanga yongeye kwerekana ko ari Kwizera Olivier Kishweka, yongeye kwerekana ko ari umusore wakora ikinyuranyo, hari umusore ahawe agaciro agahabwa umwanya n'amakosa akora nk'umuntu ashobora kuyakosora. Ariko biteye agahinda kubona itangazamakuru rimutaramiraho rikatangira kumvikanisha ukuntu no kumnyura uruhande bwabyo wumva umwotsi. Ni ikintu giteye gisebo, ni ikintu giteye kimwaro. Ejo Rwanda Premier League yaganiriye n'abanyamakuru bajyanye ikiganiro hano kuri Demi Colin Hotel, ariko bagarutse ku bijyanye n'uburyo itangazamakuru rikwiye kubanira umupira w'amaguru mu Rwanda n'amakipe ukuntu akwiye kubana n'itangazamakuru. Ariko biteye ikimwaro kubona abantu bicara bagashinja umuntu ibiyobyabwenge, bakamushinja imyotsi nkaho bamupimye bakabimusangamo. Rero ibyo bintu iyo abantu barimo babivuga kuko bafite mikoro ntawe uri buze kubanyomoza, wumva nyine wagira ngo ni imbyinire aho ngaho bateye abandi ngo bikirize. Kandi abafana ba Rayon Sport turabazi, icyo bahaye nicyo bakonsoma. Iyo bahaye ibyiza bagusubiza ibyiza, ubahaye ibibi bagusubiza ibibi ndetse bagakubiramo 7. Ariko umukinnyi araho arimo arashaka kwiyintegra ngo arebe ko yagaruka, arebe ko yakongera kuroransa kariyeri yiwe. Uri muri umwotsi afite uramuruta. Uwo mukinnyi watangiye kumenasa gutyo mu ntekerezo, utekereza ko atari umuntu. Wowe ko ufite mikoro kuba wavuga ibinyoma byawe cyangwa se ibyo wumva ushaka kugira ngo harasinga umuntu, wowe wabyuka ya guharasinga abo mubana cyangwa famiye yawe cyangwa wowe bwawe, wakumva kukira mu kazi gakora neza unezerewe. So ni kimwaro, ni ishavu ku bakunzi b'umupira w'amaguru bakomeza gukonsoma ibyo bintu by'umwanda kandi bivugwa abantu bizereragamo ko ari abanyakuri. So reka nigarukire cyane kuri Rayon Sport. Uyu ni umusore witwa Yannick Bangala Litombo ari kumwe na Tambwe Gloire Ngongo. Tambwe ni umusore mu by'ukuri umaze kugenda agaragaza ko ari umudistributeur w'abasore ba Rayon Sport. Kuri match ya Mukura yagaragaje ubuhanga, yagaragaje gukomeza guhangana kwa kundi asanzwe, ndetse byongeye kukwereka Barayo ko harimo partnership ishobora kuzaba nziza hagati ya Tambwe Gloire Ngongo, Foringanye ndetse na Ndikumana Asumani. Abasore bagerageje gukina neza bagerageje gukina neza, bigaragara kuko iminsi igenda yicuma abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kwihanganira iyo process yo kugira ngo ibyo bintu bigerweho kandi bigene neza. Ntekereza ko abakunzi ba Rayon Sport bazishima. Uyu yitwa Abedilo kandi Bigirimana, uyu musore nawe ntekereza ko yamezi 6 asigaye ya phase retour ariyo mezi agiye kugaragarizaho ko ari Abedi kandi ukeneye gukomeza kariyeri yiwe. Sinekeza ko uyu munsi ukuntu abanyana Rayon Sport ukuntu arimo akinanishwa nabi cyangwa se kuna amadimisi adakoreshwa mu mikino itambutse, sinekeza ko ari Abedi urimo bitekereza kumva ko ashaka gusova kariyeri ye cyangwa se akeneye ikipe nshyashya, akeneye contrat nshyashya muri uyu mwaka ugiye kuza. Yaba ayibona se gute atari makinishwa muri Rayon Sport? Mu buryo bwanjye ndabona ngiye kubona Abedi mushya Rayon Sport ikazavuga iti none se kuryoshye uri mugenda, ahubwo baba bahanga bakaba bamwongera amasezerano cyangwa bakamurekura kigendera. Ko twaramubonye kwa Abedi nawe wagira ngo amafitemo akantu muri we ko kumva kazakina imikino ashaka, yadashaka yihorera. Bene uwo mukinnyi rero nta hanagera pe, kumva ko uzakina imikino wifuza gukina, iyo utifuza ukayihorera nta kintu wamariye ikipe, uretse kuba yaguhemba, uretse kuba abafana baguprezinga bakakorera ko bagukeneye. Ariko iyo gihe nawe ubwawe ntabwo uri professional. Simuvugiye ntabwo ariko bigenda, ariko nkurikije ubusesenguzi bwanjye, nkurikije uko njya mubona, wasanga aho kantu karimo wenda bona bazagasuzume barebe, hanyuma ikipe igira ikimusaba yayikorera. Kuko n'umukinnyi uhanze Rayon Sport muri 25 ku mwaka, muhungu uhembwa amafaranga menshi, umwe mahembwa menshi muri Rayon Sport, ariko akaba uyu munsi kuva Rayon Sport yamugura kugira ubu munsi nta kintu arakora ku byabareba bavuga bati wow imitima yacu irakunezerewe. So nahiwe rero kugira ngo akore byinshi kugira ngo abakunzi ba Sport bareko bakomeza kumuba hafi no kumushyigikira. So ni imyitozo rero tugiye kureba, ni Rayon Sport nyine itaryamye, birumvikana ko izahura n'abagabo nyabagabo. Polisi ni ikipe ikomeye isanzwe ikomeye ifite swadi yuzuye,
muri Rayon Sport bararwana urugamba rwo kwiyubakira mu irushanwa. Ibyo nabyo abafana ba Sport bakwiye kubyakira bakumva ko ikipe yakwiye kuyiba inyuma. Nshimira abari kujya ku bibuga naho bidakundira kubera impamvu z'akazi cyangwa izindi nshingano, ariko mwumve ko Rayon Sport irimo iritegura nk'ikipe nishaka kugira gute kwikura icyo gisuzuguriro cyangwa ngo birwa bayitunga intoki. Ubwo rero tuzareba match nziza hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya Police ku wa 4 saa 9 za nimugoroba birumvikana. Nimugumane natwe mukomeze natwe kuri Tuza TV, abashaka kwiga icyongereza bashyashya cyangwa basanzwe bakizi banyarukire kuri channel yitwa English Development Hub, bakore subscribe ubundi bajye bakira video nshyashya zigezweho. Ndabashimiye cyane, reka twumve n'iyi mari nziza cyane. Bakiriya bacu dukunda, numbaza ni inzu nziza cyane mu karere ka Nyanza umurenge wa Mukingo, ahantu heza cyane hitaruye kandi hari amafu n'amafunguro. Ni inzu nziza cyane yubakisha amatafari kuva hasi kugera hejuru, ifite igipangu kinini cyane, ifite parking y'imodoka, ifite ahantu wahinga imboga, ibiti by'imbuto, n'ahantu heza cyane watura ugatuza kandi ukumva umerewe neza n'umuryango wawe. Reba imbere mu nzu, ikintu bita plafond gypsum, ndetse ifite salon na salamanje nziza cyane, ifite ibyumba 4, douche 2 na toilette 2 mu nzu, ifite igikoni ndetse na stoke. Wala, iyi ni inzu watura mutuje, ibaza noneho ko itari guhenda. Reba igikoni cyawe neza cyane, ni igisirimu n'ugusuye agasanga musobanutse. Mbega inzu nziza cyane, ibaza ko ifite annex ikagira ikigega cy'amazi aho banika imyenda, hafi y'ibitaro neza bya Gatagara, iruhande rwo bagiye kubaka ikibuga cy'indege hano mu Ruhango. Ifite ubuso bunini cyane bungana metero kare 1377. Ni inzu nziza, ngwino nyikwihera miliyoni 45 gusa.